Ukurikiye Urugero TV and Radio Official amahoro y'Imana kuri mwe mwese. Ndashimira abantu bamaze gukora subscribe. Turi ku munsi wa kabiri w'icyumweru. Ndizera ko mumeze neza kandi uko biri kose turimo turagerageza kugenda tubaha ibiganiro mu buryo dushobojwe. Turasaba Imana kudushoboza kuko ni radio dukora kuri murandasi internet radio, ushobora kudusangaho habarimo indirimbo nziza ndazigutuye, ni indirimbo zitandukanye za gospel cyane zano mu Rwanda nubwo n'iz'abanyamahanga turi kuzitegura. Hanyuma unyemerere uyu munsi tugiye kuganira kandi turaganira nyuma yaho ndaza kubategura andi makuru atandukanye avuga muri gospel, ariko nahisemo ko mpera kuri iyi nkuru cyangwa se kuri inyigisho nziza cyane yafasha abagabo mwamaze gushaka n'utarashaka ariko ashobora kubyigaho, cyane abagabo bakijijwe, abasore bakijijwe. Izi nyigisho zirabareba. Ngiye kubwira ibintu 10 buri mugabo ukijijwe yakagombye gukorera umugore we. Uraza kwibaza ngo se n'ibintu bimeze bite, ariko reka mbanze ngo ikaze, nizere kumeze neza. Ubushyuhe buracyari bwinshi. Abari hanze y'u Rwanda ndabasuje cyane, abari mu Rwanda namwe amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Turabakunda, ndakomeza kubashishikariza kumva radio yacu ikora kuri murandasi. Genda kuri Google app yawe wa downloading nani application yitwa Radio Box cyangwa se Zeno Radio cyangwa se MyTuner. Nurangiza usacingemo Urugero online radio, hanyuma ujye yumva inshuro nyinshi zishoboka kuko ibirimo indirimbo nyinshi nziza za gospel zishobora gufasha mu bihurimo, byaba ari by'amashimwe ushima Imana, byaba ari by'umubabaro Imana ikuremera ibyiringiro binyuze kuri iyo channel yacu, iyo radio yacu. Nanone rero ni mpamvu dufite na channel yacu tuzatunyuzaho ibiganiro bi live kuri radio ndetse no kuri YouTube. Munyemere rero nkomeze kubasaba amasengesho no gukurikira ibiganiro byacu, nibyo wumva ikiganiro kikuryoheye ujye ugisharinga abandi kugira ngo bakomeze kumva ibyiza biri kuri Urugero TV and Radio Official cyangwa se Urugero online radio. Reka ninjire ku ngingo yacu uyu munsi. Hari ibintu 10 buri mugabo ukijijwe cyangwa umusore uri kwitegura yagombye gukorera umugore we. Ubwo n'uvuga ngo umusore uri kwitegura arabyiga, hanyuma namara gushaka za byapplique. Ijambo ry'Imana mu Efeso ibice 5:25 haragira ati, bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Ubundi gukundana biroroha, kugumana urukundo niko kazi gakomera cyane. Iyo ukunze kugira ngo uzagumane rwa rukundo watangiranye n'ukunda, biragoranye mumaze kubana. Hari igihe bigenda bikamanuka bikazamuka bikabibazo. Bisaba rero kwitonda, ugakurikiza ibyo wiyemeje ku munsi w'ubukwe bwanyu. Nubwo wibwira ko witeguye neza cyane ko urugendo rwo gushyingiranwa ruzagenda neza, ntabwo byashoboka hatabayeho gutangira kubahiriza ibyo wiyemeje. Ibyo wibwira bizashoboka ari uko watangiye kubahiriza ibyo wiyemeje. Nubwo baravuze uti ndabyemeye vuba cyangwa warabivuze mu myaka myinshi ishize, hari ikintu kimwe ukwiye kumenya: ubuzima bwacu cyangwa se ubuzima bwanyu, uwo mugabo n'uwo mwashakanye mwembi mu rugendo rw'urushako buzaba bwuzuyemo ibyiza n'ibibi. Iki ni kimwe mu bintu abantu bakwiye kumenya. Hari igihe umuntu ujya gushaka ukamva ko ibintu byose bigiye kuba byiza, ariko kumenya ko mu rugendo rw'urushako hagomba kubamo ubuzima bwizuyemo ibyiza, akabamo n'ubuzima bwuzuyemo ibibi. Ibyo byose biragendana. None se wakora iki kugira ngo urukundo rwawe rukomere mu bihe byiza kandi no mu bihe bibi urukundo rwanyu ntirujegajege? Igisubizo ni kimwe: jya ukunda umugore wawe kuruta uko wikunda. Jya wirengagiza ibyo ukeneye, maze aho kumubaza icyo ashobora kugukorera umubaza uti ni iki nshobora kugukorera. Uvuga uti ni iki nagukora, umubaza icyo wamukorera kuruta uko wowe wamubaza icyo yagukorera. Urutonde rw'ibintu 10 ngiye kuguha rugenewe gusa kuba ikiraro cyo gusubiza iki kibazo nari maze kubaza. Imana izi umugore n'isezerano wagiranye n'umugore wawe. Yabashyize hamwe kandi ijya ishaka ko mwagumana mugakomeza gushyira hamwe. Kubw'ibyo rero saba umugore wawe ajya kubwira ibiri ku mutima we, nawe umuha umwanya abikubwire byose uko byakabaye. Muri ibi bintu 10 reka mpere ku cyambere. Icyambere ry'umukoraho. Nimvuga gukora ku muntu kwa kundi umufata ku mugongo, ushobora kumukuraho akantu ku mubiri, donc
kwa kundi mwakinaga mugikundana mu gakino two guterana gukubitana kwitama n'ibindi. Abagore benshi bifuza kugaragarizwa urukundo no mu bindi bintu bitari mu cyumba, mu nyumve bitari mu cyumba. Mu ntangiriro z'ishyingiranwa ryanyu ushobora kuba utaratekerezaga, ubwo ndikubwira umugabo, ushobora kuba utaratekerezaga no kumufata ukuboko cyangwa kumukora ku mugongo, kandi nabyo biba bikenewe. Uko imyaka igenda rero niko abashakanye bagenda baburirana umwanya wo gukoranaho. Akazi, abana n'imihangayiko y'isi bishobora kuba ibya mbere ku itumanaho ryacu, bigatuma ibindi byose tubyibagirwa. Imirimo, abana n'ibibazo by'amafaranga bishobora kuba ibintu by'ingenzi cyane kuruta undi muntu. Ikibazo cye cyo kumva ko, ndavuga umudamu, cyo kumva ko akundwa nawe ntabwo cyahindutse, ahora ategereje kumwereka rwa rukundo. Reba ibi uhereye ku ruhande rwe. Umunsi mwashyingiranywe yahise aba uwawe adashobora kugerwaho n'undi mugabo uwo ari we wese. Rero ni wowe wenyine uba ugomba kurumugaragariza urwo rukundo ategereje kuri wowe wenyine. Ibyo ni igikundiro, si akazi katoroshye. Ni uwawe kugira ngo umwiteho kandi umukunde. Uzamubona mu buryo abandi badashobora kumubona. Ntukamubuze ikintu akeneye. Niba akeneye kumukoraho ibyo bintu wari waramumenyereje wakoraga mbere, ntibikwiye guhagarara. Ujye umwereka ko kumukoraho ari byo byibanze. Gufata umuntu mu buryo butunguranye bishobora kuba bifite agaciro nk'akamagambo ndagukunda inshuro 1000. Bigerageze rero uzambwira. Ubwo ni icyambere, ujye umukoraho rwose, kandi kwa kundi ushobora no kumufata bitunguranye ukamuhobera ukamutungura umuturutse inyuma, bifite agaciro nk'akamagambo ndagukunda inshuro 1000. Rero ubigerageze uzambwira. Tujye ku cya kane, jya wubaha umugore wawe, jya umwubaha rwose. Igihe mwahuraga ku nshuro ya mbere nkeka ko wamubajije aho yifuzaga gufatira amafunguro, filime akunda kureba, cyangwa icyo atekereza ku birebana n'imibereho y'igihe kizaza. Igihe wamenyaga ko ari we wahisemo, ushobora kuba waramubonaga nk'umufasha wawe, umuntu uhwanye nawe kandi mushobora kuganira ku bibazo mufitanye. Ibitekerezo bye byari bifite agaciro imbere yawe. Noneho ubwo mwashakanye, ujye ubizirikana, jya ukomeza kumutega amatwi kandi uha agaciro ibitekerezo atanga. Ujye uzirikana ko ibyo akeneye niyo waba utabyumva, kwe kubyumva, umuha agaciro, umwubahe. Wibuke ko ashishikajwe cyane n'imibereho yanyu nk'uko nawe ushishikajwe n'iyo mibereho, kandi uzirikane ko yifuza kumva ko ari iruhande rwawe aho kugendera inyuma yawe. Icya gatatu, jya wikorera umutwaro we. Igihe mwashakanye kubera impamvu nyinshi, ariko imwe muri zo ni uko utifuzaga kunyura mu buzima wenyine. Hari ikintu cyiza mu ishusho yo gukura no gusaza hamwe. Donc gusazira hamwe. Igice cy'iyo shusho gituruka ku kuba ufite undi muntu urimo kugufasha kwikorera umutwaro wawe. Mu nyumve, iyo ugize amahirwe yo gukura ufite uwo musazana mugendana, iyo shusho ituruka ku ufite undi muntu ugufasha kwikorera wa mutwaro. Niyo mpamvu bavuga ngo umuntu ashaje neza, ko afite umuntu bari kugenda umufasha wa mutwaro bayikorera. Mu gihe ubuzima bumugoye, jya umufasha. Mu gihe igihe cyo kuruhuka mu buryo bw'ibyiyumvo, mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka, ujye uba hafi ye, maze igihe nikigera ugire icyo umwishyura, nawe azagushyigikira. Kuvuga ngo ni byiza ko umutega amatwi, umuha umwanya, ukikorera umutwaro we. Icya kane, jya uvuga ururimi rwe rw'urukundo. Ni ukuri koko abagore n'abagabo bagaragaza kandi bakakira urukundo mu buryo butandukanye, ariko ntabwo nibaza ko ari ikibazo cy'igitsina. Bavuga ko abagore bakunda cyane kugaragaza urukundo kurusha abagabo. Ahubwo biriya bintu usanga kenshi ikibazo ari ikibazo cy'imiterere y'umuntu. Abantu bose ntibavuga ururimi rumwe rw'urukundo. Birashoboka ko ibintu bigutera kumva wubashwe kandi wifuzwa, atari ko buri gihe bizatuma nawe yumva ameza atyo. Donc hari igihe ibyo wiyumvamo ntabwo bisobanura ko nawe ari uko azumva ko ameze nk'uko wowe ukeneye. Iyo utwaye abana ngo umworohereze, umufashe, umutima wawe uri ahantu heza. Ariko niba mu by'ukuri yarakeneye ko umuzanira indabyo kugira ngo yumve ko nawe akunzwe, uzabikore, ndetse ubikore cyane kugira ngo ugaragaze ukwiyemeza kwawe
maze usigare unyuzwe kandi nawe anyuzwe. Jya uhagarara maze urebe ikintu cyatuma yumva akunzwe. Ni iki gituma yumva ko ari wowe ufite agaciro kurusha abandi bose? Reka ibyo urimo gukora niba bidahuje, hanyuma ujye uhora witeguye kugira icyo umenya. Niba utari umuntu uzi kwitegereza, shaka indi nzira, mubaze icyo akeneye byagufasha. Ni koko ashobora kuba ababazwa nuko utabashije kubimenya ibyo akeneye, ariko nanone azashimishwa nuko byibuze wabyitaye ku buryo wagerageje kumenya icyo akeneye. Tugende ku cya gatanu. Ikindi cya gatanu, jya umureka abe uwo ari we. Wakunze umugore wawe bitewe nuko yari ameze, waba waramubonye mu mashuri yisumbuye, muri kaminuza cyangwa nyuma yaho. Wenda icyambere cyatumye ugwa mu rukundo nuko yakundaga gutera urwenya, uburyo yakoragamo imisatsi ye, cyangwa ukumvaga umeze iyo yakumwenyuriraga. Kandi ntiwigeze ushaka ko ahinduka, ariko kandi abantu barahinduka. Ubuzima butuma umuntu agira ibintu byinshi ahura nabyo ndetse n'inshingano aba agomba gusohoza. Kandi tugomba guhuza n'ibihe, byaba byiza cyangwa bibi. Byongeyeho kandi twifuza gukura mu buryo bw'umwuka. Kandi Imana ishobora kudufasha cyangwa ishobora kugufasha kugira ngo ube umuntu mwiza n'umugore wawe umuntu mwiza. Umutere imbaraga yo gukurikirana ibindi bintu bishya bimushishikaza, nko gushaka inshuti nshya no guhindura imyambarire ye. Jya ukunda nyine uwo yari we ejo hashize, kandi unamukunde, unishimire uwo azaba we ejo hazaza. Donc ni ukuvuga ngo ujye umureka we aba uwo ari we, kandi ukunde umukundire uko ari, yaba ari uko yari ari ejo hashize, yaba ari uko azameze ejo hazakurikiraho. Ukomeze umukunde, unamureke aba uwo ari we, yiyumve uko ari we. Impamvu tubivuga nuko hari igihe ibintu bihinduka. Nibihinduka ukomeze umukunde, ntukamureke, kandi umuhe umwanya aba uwo ari we. Ntuzashake ko aba uko ushaka, kuko nushaka ko aba uko ushaka uzaba uri kwisenyera urugo rwawe. So ureka umugore wawe aba uwo ari we, ntakoreshwe nawe, ntabe uko ushaka wowe ngo bimere nkaho yaje kuba umucyakara wawe. Cya gatandatu, ujye umuha umwanya. Abantu twese mu buzima tuba dukeneye umwanya mu buzima. Iyo umaze gushaka, uba usanga igihe cyawe hafi ya cyose ugikoresha uri kumwe n'uwo mwashakanye, mubana ahantu hamwe, muganira, ndetse iyo bibaye ngombwa hari igihe birangira mugize n'inshuti nyinshi zisa, kandi mukajya mu birori bimwe. Donc muzagira inshuti nyinshi muhuriyeho, muzajya mu birori akenshi bimwe, ariko nubwo mwembi mwashyize ubuzima bwanyu hamwe, mwembi muracyakeneye umwanya. Buri wese akeneye umwanya we. So muha umwanya wo kuba wenyine, ariko nanone umuha umwanya wo gukora ibintu by'ingenzi kuri we, nubwo we byaba bitagushimishije. Niba yumva yishimye iyo ari wenyine, azashobora kumufasha ukomeye igihe muzamuri kumwe. Tugende ku cya karindwi. Ujye umufata neza kuruta undi muntu wese wo hanze. Donc ukwiye kumurutisha abandi bantu bose bo hanze. Reka nkubwire ikintu kimwe wa mugabo, isuzume muri iki cyumweru. Genda witegereze neza uko ubana n'abantu uherutse guhura nabo. Ese uri umuntu ugira ikinyabupfura? Utekereza ku bandi? Mbese usubiza ibibazo bibaza wihanganye? Donc usubiza ibibazo ubazwa wihanganye? Ushobora kumva ibitekerezo byabo? Ese iyo urakaye ujya wisuzuma? Noneho reka tugereranye iyo myifatire nkubajije yawe niyo ugaragaza igihe uri kumwe n'umugore wawe. Byagiye bivuga ko abantu batwegereye ari bo dufata nabi kurusha abandi, kubera ko mu mishyikirano tugera n'abandi twumva dufite umutekano wo kugaragaza ibyiyumvo byacu. Kuvuga ibyiyumvo byacu ntacyo bitwaye, ariko dushobora guhitamo uburyo tuzabikoramo. Kuki utafata impano uha abandi bantu bo hanze utanazi, bitewe gusa nuko ari abantu utazi, maze ngo uyihe umugore wawe? So gerageza rero kumufata umurutishe undi muntu wese wo hanze. Ntuzaha agaciro cyangwa ngo witwararike kuwo hanze, numara nugera ku mugore wawe ushake kuba kumufata mu bundi buryo. Iyo mpano uha abandi bantu bo hanze, umugore wawe arayikeneye. Reka twigire ku kindi kintu cya munani.
ujye ugira icyo ukora, ujye ushyira imbaraga mu rushako rwawe. Wakubwira ko gushyingirwa ari ubufatanye bw'abantu baba bangana ubushobozi, yaba amaze igihe gito cyangwa se atarigeze ashaka. Ntabwo gusa imibare itinjira kuri 100%, ahubwo ni gake cyane, igera kuri 50/50. Ishyingiranwa kimwe n'ubuzima rigenda rihindagurika mu buryo butunguranye. Nubwo navuga ngo atari byiza, ntabwo bizigera biba na byiza, ariko kandi ikintu cy'ingenzi ni uko ugomba gushyiramo imbaraga kugira ngo mukomeze kugirana imishyikirano. Ngo ndavuga gushyira imbaraga muri cyagiye hari ibibazo, wowe ugomba gushyira imbaraga kumurusha, cyangwa ntunayigire imishyikirano, ntushake no kuyigira. Ibyo birashoboka. Waba ufite ishyingiranwa ryiza cyangwa ntaryo ufite, ni byiza ni bibi cyangwa nibyo ku ruhande, aha niho uba ufite uburenganzira bwo kugenzura ibyo uhitamo gukora. Niba ukunda umugore wawe, ntukishimire ibintu bidasobanutse, ntukishimire kuba mu bintu bidasobanutse. Niba ukunda umugore wawe, ntimwatangiye kubana mutekereza ko muzamuri kumwe mu cyumba ariko mutaganira. Nta muntu n'umwe abitekerezaga. Ibaze kuba mushobora kubana mu cyumba ariko mutaganira, kandi ibyo mutangira gushakana ntabwo mwabitekerezaga ko bishobora kubaho, ariko bibayeho. Ni byiza yo kujya gushakisha iyo mpamvu ituma murara mu cyumba kimwe ariko mutaganira. Ubwo nibyo mvuga ngo ugomba kugira icyo ukora kugira ngo ibyo bitungane. Niyo madame yaba yaracitse intege, birashoboka ko namara kubona ko ari we n'ishyingiranwa ryanyu washyize imbere ku mwanya w'imbere, nawe azajya bigenza cyo, agaha agaciro ibyo nawe agakora, akagira icyo akora kugira ngo umubano wanyu urusheho kuba mwiza. Donc ahangaha mu yandi magambo kuvuga ngo ujye ugira icyo ukora, igihe ibintu byanze ujye utera intambwe, ugaragaze ko ukeneye ko bikemuka, ushyize imbere umugore wawe n'ishyingiranwa ryawe nawe. 9, ujye ubaza ibibazo. Ibintu byo guceceka ntubaze, ntabwo ari byo wa mugabo. Mu mizo ya mbere kwiga ibimwerekeyeho bisa naho byari byoroshye. Ushaka kumenya ibyo kurya akunda, filime akunda, kureba icyo yifuza gukora mu buzima bwe. Gushyingiranwa bituma umuntu yibaza ibibazo byinshi mu gihe yiga kubana n'uwo bashakanye no gutegura imigambi y'ubuzima. Amaherezo rero ibyo bintu bishya biba birangiye, maze ibibazo bigahita bigabanuka, ugahita urekera aho ngaho, ugatangira guhangayikishwa n'ibyo ugomba kugeraho ku kazi, kureba ibyo ugomba gukora mbere yo kujya mu bukwe, kwishyura imyenda yawe, kandi ubuzima bwawe n'ubwe ntibukimeze nk'uko bwari bumeze mbere. Reka rero kureka ngo agende, aho gutangira kumubaza ibibazo. Jya umwereka ko wita ku byo akora iyo atari kumwe nawe. Aha naho reka nsobanure mu magambo make. Mu mizo ya mbere uri kumutereta mukibana, ugerageza gushaka kumenya ibintu byinshi, umubaza ibyo akunda, ibyo arya n'ibiki, hakaza kugera igihe ibintu bisa nk'ibigabanuka, ibibazo bamubazaga bikagabanuka. Ariko ndakwibutsa ko nubwo uhita ugenda ugatangira guhangayikishwa n'ibindi byose bitandukanye, ukwiye kwibuka ukazirikana ko kenshi mu buzima bwacu bwa buri munsi hari ibindi bintu bikenewe ugomba kubaza. Reka kureka ngo agende gutyo gusa. Ibintu nubibona wicecekere. Nushaka kumenya ibintu, nushaka kumenya icyamubabaje umubaze, nushaka kumenya ibitagenda umubaze. Aho ngaho ibyo nibyo bizamwereka ko byibuza nawe wita ku byo akora iyo atari kumwe nawe. Ari hehe umuhamagare ko utari kuboneka, utaragera mu rugo, bimeze bite. Ibyo bizamwereka ko umwitayeho. Wabaye amahoro kutaragera mu rugo. Ese ko byagenze gutya, twariye gutya, hari ikibazo, kugira ngo umenye ikibazo kiri hehe. Reka dusoreze ku cyanyuma rero, ujye utuza maze usenge. Niyo mpamvu navuze ngo ni by'abakijijwe, abagabo bakijijwe, abapapa bakijijwe. Hari igihe cyo kubaza ibibazo, hari n'igihe cyo guceceka no kuba hafi y'abandi. Ntushobora guhora ukosora ibintu byose, kabone niba waba ubyifuza, ariko kandi iyo wumva ibintu byose bisa naho bitangiye guhungabana, uba ufite andi mahitamo. Ntukamwinginge ngo akubwire icyo akeneye. Jya usenga, ntukaganire ku bintu bishobora gusenya ishyingiranwa. Nabyo rwose si ngombwa. Ibintu byasenya ishyingiranwa ryanyu ntukajye kubiganiraho niba ubona ko bishobora kugusenya. Ahubwo jya usenga, ntukamuhatire kwemera ibitekerezo byawe. Amakosa abagabo baragira, kuhatira umugore wawe kumva ibitekerezo byawe, nabyo si byiza. Ujye usenga, umusengere, kandi ntucike intege n'igihe na kimwe. Ujye uhora usenga. Mu yandi magambo, ubuzima bwo mu rugo bugomba kubakirwa no gusenga. Navuze ko hari igihe cyo guceceka no kuba hafi y'abandi. Ndavuga ngo ntushobora guhora ukosora ibintu byose.
nawe ubwawe hari amakosa uhora ukora umugore bikunanira kuyakosora neza, ariko kubera gusenga birashoboka. So gusenga ari kimwe mu bintu bigize ibi bintu 10 ari nacyo nsorejeho ni cya 10 kugira ngo ube wa mugabo ushitse kandi nanone wuzuze ibi bintu 10 nari nkubwiye. Umugabo agomba gukora umugore we, ugomba no gusenga ukanamusengera muri ibyo bintu 10 navuze ugomba kwitaho. Reka rero mbashimira abadukurikiye, nizere ko mwaguwe neza n'iki kiganiro n'aya masomo ntanze kuri uyu munsi. Ndo mupapa ariko ntago navuga ngo nibirenze cyane, mba nifashishije ubushakashatsi ariko nanone niyo experience nyine umuntu agenda yifatamo. Reka rero mwifuze gukomeza kugwa neza, ukore subscribe iyi radio yacu na televiziyo yacu bya YouTube. Harimo inyigisho nyinshi turediketinga, nuvuga ngo turigisha tugatanga amakuru, tukidagadura mu ndirimbo, mu bahanzi n'ibindi. Uyu munsi rero wo kwa kabiri nari nahisemo kuza ku nkuru z'urushako, umuryango n'ibindi. Dukomeze tubane, mwe kumwe nanjye Ntambutsa Arnaud. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, turi kumwe. Kora subscribe niba ari bwo bwa mbere kandi usharinge n'abandi. Nakagaruka ndabateguza kandi kuza kongera kugaruka kuri channel nza kubabwira amakuru yiriwe muri gospel. Ciao ciao.